Shuti mudukurikira kuri S Healthcare CNM TV, kongeye kubashimira cyane uburyo mudukurikira. Tugiye kubasobanurira akantu ku kandi izi exercise kuko twabibasezeranyije. Urabona aho ngaho gukora stretch y'umugongo, ibibero, inda, ijosi ndetse n'agatuza n'amaboko n'amaguru. Iyi stretch bikora hose. Iyo yindi nayo nuko, ariko yo umwihariko ikora stretch cyane y'umugongo ndetse n'iy'ijosi. Iyo ngiye abantu barwaye umwingo bayikora, abantu barwaye thyroid bayikora kuko yabafasha cyane. Ingiye ko ifasha gustretchinga umubiri wose, ariko cyane cyane igice cyo kwijosi kuzamura. Niyo ngiyo nuko murabona ko nyine ndabereka uburyo ijosi babandi bafite ikibazo cya hypothyroidism na goiter na hyperthyroidism. Ni exercise noneho ijyana no guhumeka winjiza umwuka ukawurekura, ariko winjije ufunze umunwa, ijosi ukayistretchinga hejuru kuriya, hanyuma nyuma y'amasegonda agenwe umwuka ukawurekurira mu kanwa ukawusohora nk'uzimya bushi. Iyi ni ngo kuko ifasha no gushyira amarangamutima ku murongo no gusiba amaemosiyo ajyanye n'amarangamutima aba ari mu mubiri. Noneho rero tugiye kugenda tubereka uko buri kantu mwagerageza gukora kameze hano. Urabona ko hano turabereka ko hari iyi strip cyangwa se rosoro ushobora gushyiraho hariya, ubundi ni yagenewe gushyira ku maguru, ariko hano tuyishyira ku giti kugira ngo hari iyo migozi ikomeye cyane ushobora gufikisa ku giti gitambitse cyangwa ku byuma. Hari icyo cyuma mubona gitambitse ufataho rwose nabwo ugakora stretch. Ushobora kwibaza muti ku cyana ama stretch gusa, ariko ni ngombwa, stretch ni ngombwa cyane. Hari niyo rosoro nayo ushobora kumanuka ukagera no hasi rwose, ariko icyitonderwa ni ukureba quality kugira ngo itaba yacika, itaba yateza impanuka yo kuba wagujya ubikora. Icyo cyuma cyo hejuru nacyo nuko ni ukuvuga ngo igihe ufite ibi cyangwa se bike muri byo byagufasha gukora ama stretch afasha umubiri kwisuganya, umubiri ukiyubaka ndetse ukivura. Ubwo hano mbere yuko ukora ushobora gukora jogging, kabanza ugashyushya amaraso kugira ngo ngaho, kandi icyo gihe ukora jogging ugenda hejuru y'amano, iyo bita brisk walk. Warangiza ugakora na warm up y'ibice by'umubiri, amaboko yajyana imbere inyuma ku mpande nk'uko turi kubikora, kugira ngo bishobore kugufasha gushyushya amaraso kugira ngo urinde ko hari maso zishobora kugira lactic acid kubera ko oxygen itabanje kujyamo ihagije. Ubwo rero duhereye aho ngaho kuri ya rosoro ikaze iri hejuru, rosoro 3 irambura umugongo mu by'ukuri, ikarambura inda. Babandi bafite inda iriho ibinure byinshi, iyi niyo exercise mukeneye cyane. Babandi bahora bataka umugongo, iyi niyo exercise mukeneye. Bamwe bakunda gutaka mu bitugu bababaza cyane bavuye mu kazi, iyi ni exercise mukeneye. Babandi bagira stress nyinshi mu kazi, iyi niyo exercise mukeneye gukora buri munsi. Yego. Utwo dushumi two urabona ko two ntidukweduka, ko turakomeye, udufixa ku byuma cyangwa ku giti, nabwo ugakora stretch. Nabivuze ko iyo yo kurarama kuriya ifasha cyane gutuma thyroid yongera gusubira ku murongo, ndetse ukabifatanya no gutuma umubiri wongera kwirisetinga. Iriya exercise yo kumanuka kuriya usutama, nabibutsa ko ishobora gutuma babandi bagenda banyunyuka ikibuno, inda yiyongera. Iyi exercise yabikosora. Ubwo ni babagore bakunda kunyunyuka kubera imisemburo igenda igabanuka cyangwa kubera stress, n'abagabo nuko ugasanga umugabo aragenda nyunyuka kandi adatwara ikamyo
ariko inda yiyongera. Abantu benshi bakunda kugira ngo ni abatwara abashoferi b'amakamyo nibo bakunda kugira ikibazo, ariko n'abagabo benshi bakunda kubigira kandi badatwara n'amakamyo. Ubwo rero ni ikibazo cy'imisemburo, ntabwo ari ikibazo cy'akazi, kuko biba ku bagore no ku bagabo. Iyi exercise rero yabikosora, yego yabikosora. Ruvuga ngo izi stretch zifasha umubiri wose, zirambura buri hantu hose ukeneye kurambura, zigatuma umubiri ushobora kwiyambura imyanda yose ishobora kugenda ikitsindagira ahantu ariho hose, igatuma umuntu ahora aribwa za rubagimpande, amainflammation atandukanye, kandi ukabikora ikirenge gihagaze gishingiye ku mano igihe cyose uri kubikora, kugira ngo bihite bigambura n'umugongo. Yego tugiye murabona ko kumanuka umugongo ugomba kuba urambuye n'ijosi rirambuye, kuko mbibereka, kugira ngo guhetama kugenda kuzanwa n'ibibazo bitandukanye za stress, depression, guhetama yenda gushaka guturuka ku mpanuka umuntu yagize cyangwa se ku bundi burwayi, bishobora kubikosora umuntu akongera agasubira ku murongo. Yego ubwo rero dukomeje, murabona ko iyi rosoro uyifite uyikoraho buri munsi, ijosi urarirambura, kandi murabizi ko abantu benshi bakoresha ubwonko cyane bakunda kubabara ku bikanu. Iyi exercise rero iyo uyikora uburambuye ijosi, kandi uko ukora urabona ko ijosi ugerageza kuzamura hejuru, amaboko amanura hasi, bityo ijosi uri kugenda urizamura. Babandi bakunda gukoresha, urabona hari syndrome yo gukoresha smartphone, abantu benshi bakunze kugira, iyi exercise yabikora, irabifasha kubikosora. Kandi murabizi ni indwara ikomeye cyane, ni icyorezo, ni indwara y'iterambere, kurwara ibikanu n'ibitugu kubera kureba muri smartphone igihe kirekire. Ibyo ni uburwayi bwibasiye abantu benshi muri iki gihe, kandi batari bake ku isi. Iyi exercise rero yabikosora. Ubwo bisobanuye neza rero yuko kugira ubu buryo bwo gukora iyi stretch yagufasha ku bintu byinshi, ndetse no gusubiza ubwonko ku murongo, kuko uko ubikora bisohora uburozi buri mu mubiri. Abantu benshi ntibazi ko uburozi bwinshi bahora bavuga ari umubiri ubwikorera, biturutse mu bintu bitandukanye, mu bitekerezo, mu misemburo y'uburakari, mu misemburo y'akababaro, mu misemburo y'agahinda, mu misemburo itera kugira ngo ukorane imbaraga. Ibyo byose bishobora gutuma havuka uburozi mu mubiri, ndetse n'ibyo turya, uburyo bitegurwa nabyo bituma hazamo uburozi mu mubiri. Ubwo burozi bukaba bwavamo gusa igihe ukoresheje ibyo kurya bibwozamo, ndetse n'izi exercise za stretches na brisk walk. Wibuke ko igihe ubikora ugomba kuba wisonzesheje, umunwa ufunze, kandi wajya kurekura umwuka ukawurekurira mu kanwa, ariko wawinjije mu mazuru wisonzesheje. Ni ukuvuga ngo ukurura urisonzesha kugira ngo uhuze ubwonko, bwa bwonko ya zingiro ry'ubwonko ryakoreshaga umwana akiri mu nda, hano hejuru y'umukondo, none iryo ukoresha icyo gihe kugira ngo urisetinge ubwonko bwawe bwo mu mutwe n'umubiri ubihuze. Niyo mpamvu kwisonzesha ari ngombwa. Iyo umwana akiri mu nda, ubwonko bukora cyane, ni izingiro riri hejuru y'umukondo, iryo riri kumuhuza na nyina n'isi yo hanze. Ubwo rero iyo umaze gukura, nibwo bushobora no kugufasha gukosora ibibazo ubwonko bwo hejuru bufite, n'ubundi bwonko buri ahantu hatandukanye, cyangwa se ibindi bice by'umubiri bikorana n'imyaka. Yego ubwo rero izi exercise murumva ko ni uburyo bwo gusubiza umubiri ku murongo. Murabibona rero ko nyuma yo gukoresha hariya, noneho hari ahandi iyo migozi nk'uko twagiye tuyibereka ikomeye, bakujyana yo gustretching inda, kandi icyo gihe umugongo ukawujyana inyuma. Ubingiyi yafasha babandi bafite ikibazo cya Cushing's syndrome, kwa kundi usanga umuntu amaguru yaranyunyutse, inda ari nini cyane, n'utuboko twaranyunyutse. Iyi exercise yafasha gusubiza aho hantu mu buryo, kandi igatuma
ku bagore ikibuno cyongera kikagenda gisubira kigaruka mu murongo, ariko birumvikana bifatanya nyine n'imirire ijya gufasha gutuma imisemburo yasenyutse yongera kwiyubaka. Ariko exercise ikora igice kimwe, noneho n'imirire igakora ikindi. Murabibona rero ko ikorwa, urakurura ariko ikibuno ukakijyana inyuma kandi umugongo urambuye ukagaruka. Uba wisonzesheje nanone birumvikana, hanyuma umwuka ukawurekura nk'uzimya buji. Nguko niko bigomba kugenda. Warangiza ugastretchinga kugira ngo thyroid yawe uyirambure rwose, hahandi iba itangiye kugira utubazo bitewe n'amastress n'ibiki byose. Ku bagabo bakunda kurwara thyroid kubera stress, ku bagore nabo nuko, ariko abagore bo kenshi bijyana nanone n'imisemburo ya kigore ishobora kuba itameze neza, bigatuma n'iya thyroid igira ibibazo. Izi exercise rero zituma bishobora kuba resetted, bikagaruka ku murongo. Izi exercise buri muntu wese akeneye, ndetse n'abana bato. Abantu batekereza ko ari byo abantu bakuru gusa, n'abana bato. Umwana wese ushobora kugenda abakeneye gukora nk'abana babandi bakomplaininga ngo abana banjye ni bagufiya. Hari abantu nigeze kuganira nabo muri 2, barahari rwose, barahari, babitangira ubuhamya mbabwira nti ngewe ntago abana banjye bagomba kuzaba bagufiya, ntago bishoboka, ntabwo byabaho, kuko hari uko ngomba kubatoza bakazaba barebare, kuko sogokuru byara mama yari muremure cyane, uretse ko we yanywaga n'amata, afite n'amatungo, afite n'inka nyinshi. Ariko twebwe tugira ibyago, tuvuka inka zidahari, nubwo zari zihari ari nkeya, tudafite amata ahagije, kandi mu bukene birumvikana. Ntabwo bwari bwinshi, ariko nta butunzi bwari buhari nk'ubwa kera. Ubwo rero kuva iyo misemburo yo kuba umuntu yaba muremure iri mu muryango, nta mpamvu yo kugira ngo abana bananirwe kugira size nziza, ahubwo umubyeyi agomba kubikoresha, kubatoza gukora exercise zirambura umubiri, ariko akanabagaburira bijya gutuma nyine umubiri ukura neza, growth hormones zikagera. Harabona bihaye ubuhamya muri 2 bagira ngo nugutebya, ariko uyu munsi abona bibabwiyeho barabareba nabo bakabyibonera ko nababwiye byari ukuri. Ariko nawe mfite icyo shingiraho, kuko nari nzi ko sogokuru yari afite hafi 2 metero. Ubwo rero nubwo ntamubonye, ariko baramumbwiraga, numva rero nanjye izo hormones zirimo, nubwo ntagize amahirwe yo kugira ibijya kuzigaburira, ariko nanjye ntabwo ngayimana, ntabwo mbegayimana rwose. Ubwo niko yabishimye ko bigenda gutyo. Ubwo rero abantu bakomplaininga ko bafite abana batazamuka uko babyifuza, ushaka ko umwana azakina imikino isaba umuntu muremure, mutoze gukora izi exercise, ubundi ujye umugaburira ibyo kurya bituma zinc iba ihagije mu mubiri. Harimo amagi, harimo inzuzi, harimo ubunyobwa cyangwa se zinc supplements. Ibyo bizatuma rwose umwana akura neza cyane. Noneho n'amata rero, kuko harimo calcium, birumvikana. Ubwo ibyo ni bimwe bishobora gufasha izi exercise ku bana, kugira ngo umwana agire size ushaka. Za hormone yari afite zo gukura ziri gutsikamirwa n'imibereho zishobore kubona uko zikora, growth hormones. Kandi mbibutse ko ingoro z'umugongo ku bantu bose zirangana, bivuga ngo rero buri wese ashobora kurambura umugongo we bigakunda, biterwa n'uko wagaburiye umubiri. Buriya Abanyamerika kuba barebare si ukubera ikindi, yego barya ibyo kurya birimo zinc nyinshi nibyo, ariko n'ama exercise bakora kuva ari abana nagira uruhare. Ibi rero nabyo ku bana batoya, ababyeyi bwo mwabyumvise, mutangire mutoze. Mwadukishyura amafaranga tukabereka ama exercise mwasetinga mu ngo zanyu, abana bakajya bayakora, ukabona umwana wagize size nziza bikagutera ishema. Nta gitera ipfunwe nko kubona nta cyubuze, ariko umwana wawe akagenda mu nzira nk'ibuye riri guhirima, biba bibabashe, kandi wagombye kumugaburira ibituma arambuka. Yego. Zireo na exercise zirambura umubiri, umuntu akaba ameze neza.
uko umubiri urambura niko n'umubiri urushaho gukora neza. Amara agashobora gukora neza. Hari abantu benshi bahora bataka kurya ibyo kurya ntibashobore kubidigera cyangwa se kubiyungurura, ariko birumvikana wagogora gute utajya ukora exercise. Ariko izi ngizi kuko ukora ama stretch na batiri yo mu nda uba uri kuyishyushya, ibyo bituma n'ibyo uriye bishobora gutunganywa neza cyane bikavamo intungamubiri. Se mwaye muzi ko buri hari n'abantu barya ibiryo bifite intungamubiri ariko ntizigire icyo zibamarira kubera ko biba bitatunganyijwe mu mubiri. Izi stretch ziri mu bintu byatuma imirire yawe irushaho kugenda neza, ibyo urya bikakugirira umumaro. Wa muntu urya ibyo kurya abona ko bifite intungamubiri, yenda abana bimutoranyirije rwose ku rugero, ari n'abantu b'abahanga mu gutoranya imirire. Izi stretch zongere ku iyo mirire urebe ko birahinduka pe, birahinduka ukamera neza. Kwa kundi abantu basaza imburagihe ugasanga umuntu w'imyaka 35 ari umukobwa ameze nk'agakecuru k'imyaka 80, umusore w'imyaka 30 ugasanga wagira ngo nagasaza k'imyaka 75, 80, 90. Ibyo bituruka no kudakora exercise, ariko n'imirire ishobora kubitera n'ubuzima bubi. Ariko iyo ukora exercise bituma ubwonko bujya ku murongo, none utwuriye umubiri ukashobora kudukoresha neza. Murumva rero ko exercise ni ingenzi cyane. Gukora exercise uba uri guha umubiri amahirwe yo gukoresha ibikenewe byose kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ariko ugire n'igihagararo cyiza. Nta kugenda umeze nk'uri kugenda ushakisha ibyatakaye. Ndavuga kwa kundi umuntu ahitama kubera ama stress na za depression, ugasanga umuntu agenda yitereye icyizere ku buryo agenda yunamye. Burya nubona umuntu ugenda yunamye akiri muto, ntabwo ari ubwitonzi, ahubwo aba afite ikibazo cy'uko yenda yagize gukomereka k'umugongo, yagize deformity, cyangwa se afite ibibazo byo mu ntekerezo bimugose cyane byamuhese umugongo. Izi exercise rero zirabikosora umuntu akongera akarambuka akaba muzima. Ibi ndabibabwira kuko mbifiteho ubunararibonye. Hari benshi twafashije bazikoresheje zirabafasha. Ubwo rero ndi kubabwira ibintu nzi kandi mfitiye ubuhamya, mfitemo n'ubumenyi. Ntabwo ari ubuhamya gusa kuko nize range of motions muri nursing and patient care, ndetse hari na course ya outdoor exercise nakoze muri Arizona, nayizemo. Nubwo yo hari ibyo ntarakavaringa kubera umwanya, ariko ibi byose ni bifite theory ibibakinga iri scientific. Ku buryo rero niba tubabwiye ngo kora iki, ntabwo ari ibintu twihimbiye, ntabwo ari innovation, ahubwo ni ibintu bi scientific based, biba bifite icyo bivuze iyo ubikora uri gukurikiza amabwiriza wahawe. Izi exercise rero kuzikora buri munsi ni ukwiteganyiriza, kuko byongera immune system imbaraga. Urabona nkaho ngaho niba ufashe iyo ntebe noneho ukafata kuri iyo rosoro ukamakinga sure yuko umugongo wawe uraba urambuye, kandi niyo ntebe urajya umanuka ukayicaraho umanutse gake gake, wirinda gushika. Benshi arabagera hano wanjye, nubwo ubu nta bantu nyakira, abantu tucyakira ubu ni izi exercise zikorerwa aha ni izanjye n'abo muryango wanjye gusa, no guziperforminga igihe mbereka ibigomba gukorwa. Nta bantu tucyakira mu buryo buri physical, nubwo WHO yadekaraye ko COVID emergency yarangiye, ariko twebwe mu gufata ingamba z'uko hari ibindi byorezo bishobora kuza bikurikiye iyi COVID, twafashe icyemezo cy'uko nta bantu tuzongera kwakira, ahubwo ibyo dukeneye gutanga tuzajya tubishyira kuri videos mubibone. Ubu bikeneye ubusobanuro atubaze kuri WhatsApp tumuhe ibisobanuro, birumvikana ibisobanuro byishyurwa, ntabwo ari by'ubuntu, kuko ibi byose dukora bisaba amafaranga. Ibi byose turi gukora bisaba amafaranga, nta kintu na kimwe dukora hano kidakenera amafaranga. Ubwo rero niyo mpamvu na service dutanga abantu baba bakwiye kwishyura kugira ngo tubone imisoro ya leta
hari abantu ndanahagarika no kugira ngo abantu baza batari ko se kuba wibereye aha ngaha ubu ngubu twakwishyura amafaranga y'iki. Noneho nahisemo kubabwira noneho rero mwebwe mujye mubaza inama mwibereye iwanyu nta kibazo, kuko aha ngaha wa mugani ntabwo hari smart cyane ku buryo hataka attracting umuntu kwishyura amafaranga yahaje, ariko inama z'abazikeneye. Ubwo rero tuzadutanga inama zifasha abantu hano uko hari, twebwe tuhamenyereye tuhabe nyine uko hari, ntawanga uko abaye, ariko tugerageze gutanga serivisi zigomba gutangwa. Yego, aka kantu mubona nakunze kukabona kenshi tugakoresha, gafite ibiro hagati ya 7 n'10, ibiro hagati ya 7 n'10, ariko nkuko nabisubiyemo abantu bo bakoresha ibiro bashobora guterura niyo cyaba n'ikiro kimwe, ariko ukagira akantu uterura igihe uri gukora iyo exercise niyo cyaba n'ikiro kimwe. Ndongera mbisubiremo, ndetse hari n'utubuye tugupima amagarama 500 tugurwa mu mazu ya siporo duhenda birumvikana, ariko watugura ukajya udukoresha kugira ngo bigufashe gukora izi myitozo, kuko mvanga uguza ayo mabuye uyagura rimwe gusa, ntasaza, ashobora no kumara n'imyaka 1000 agihari ntacyo araba. Kutanyagiza ukajya yabika neza nta kibazo. Ubwo rero akangaka nge nako nagerageje kwirwanaho ndagakora, kuko ubushobozi bwo mu mufuka bwo butanyemereraga kujya kugura ayo mabuye ahenze. Ngerageza gukoresha aka, ariko mwebwe ufite ubushobozi rwose yajya kugura ayo mabuye akajya yakoresha akoze nk'aka ngaka, ariko aba mu mazu ya siporo. Agura bitewe n'ibiro ugura n'ingano. Nigeze kujya kubibaza nsanga bihenze, ariko umuntu yabigura ufitiye ubushobozi, kuko ni igice kiba kijya kugufasha gutuma ubuzima buba bwiza, nta mpamvu yo kwihangika. Rero tumaze gukora izi exercise turabereka ko mu by'ukuri ahangaha ko mubibonye, umugongo urambuye, umubiri wose ubyungukiramo. Murabibona, umubiri wose ubyungukiramo, ukagira amagara mazima, mbese ukumva koko umubiri wawe wagiye kuri gahunda. Urabona iyo stretch yindi, iyo by'umwihariko murabona ko irambura amaguru cyane, kuri babandi bagira uburwayi bwa nerve sciatique, bya discal, bamwe bafite ibibazo by'umugongo wahetamye kubera smartphone. Iyi stretch ni ngombwa cyane. Nongere mbisubiremo, iyi rosoro ugomba kuba wizeye ya yindi ikomeye yizewe, kugira ngo bitagucikiraho ikaguteza impanuka. Yego, ubwo ahugura ugomba kuba baguhaye garanti yuko ari rosoro zizewe zikomeye, uburyo zitazagutetereza ukawazikura zigacika. Ndetse uburyo bwiza dutanga inama nuko rosoro niba ifite rosoro 2, ushobora gushaka izindi rosoro nanone 2 uzishyiraho kugira ngo zibe iza security. Igihe rosoro imwe icitse kwizi, za zindi washyizeho zafashe zirinde ko ya rosoro yateza impanuka. Niyo nama ntanga hangaha, kuko k'umuntu ufite ubunararibonye mu gukoresha izi rosoro, hari igihe zicika, hari igihe umuntu azagahita kurura zikaba zacika. Ubwo icyo gihe rero kugira ngo ubirinde, ufate indi rosoro ushobora kuzengurutsaho ukazifatanya, noneho zigafata hejuru, zikaba nkaho ari nk'umurinzi w'izo rosoro zindi, zikagabanya imbaraga cyangwa ubukweduke zari bugire, bityo ya rosoro igeze kuri limit, za rosoro zindi zihita zikavaringa, bigatuma irosoro icitse itateza impanuka yo kuba wagwa igihe uri kubikurura. Ako ni ibanga rikomeye ukeneye gukoresha izo rosoro akwiye kwitaho cyane. Niyo mpamvu consultance ari ngombwa. Ugiye kubikora wadusaba inama tukakwereka uko wabikora, yumvikana izo nama zirishyurwa, ariko nawe ugakora ibintu bizima bifite umutekano. Gukorera rero izi stretch munsi y'igiti ntibigira uko bisa, uba uri guhumeka umwuka uyunguruye. Izo ni stretch n'ubundi zikomeza.
nyuma yo kurambura umugongo noneho hajeho kurambura amaguru na joints z'amaguru. Urabona amaguru narimo nyahina, turi kumenyereza iriya range of motion yo gusutama. Umuntu amenyera gusutamira ku buhiniro bwo mu matako n'amavi adakoresheje guheta umugongo. Noneho hariya noneho ugasa nkaho urambura kugira ngo hahandi wakoresheje cyane uharambure. Ni ukuvuga ngo izi exercises uko muzibona, uko zikurikirana, ziruzuzanya, buri yose igenda yuzuzanya n'iyindi. Murabona ko ahangaha za ngingo zakoze cyane, turagerageza kuziha ubundi buryo bwo kugira ngo zirambuke, zishobore gukora neza, kugira ngo umuntu ye kugira amavunane. Burya abantu benshi bagira amavunane nyuma yo gukora exercise kubera ko baba bakoze igice kimwe, ikindi gice cya exercise kigomba kurambura bimwe bakoze ntibagikore. Niyo mpamvu bagira amavunane nyuma yo gukora exercise. Ariko iyo wakoze ibi ngibi uko twagiye tuzikurikiranya, nta mavunane ugira pe. Wumva umeze neza niyo ugiye kuryama, usinzira neza cyane, kumva nta handi hakuryaga rwose uburibwe bushize. Iyo rero ugize amahirwe ukaba ufite pack, vegetable pack, ukayomeka ku mugongo irimo nk'ibirayi biri organic na okra na castor oil, irimo ama essential oils, ukayapurikaho ugashyiraho iyo pack. Icyo gihe rwose uba wifashije mu buryo bukomeye cyane, kuko ya maraso yashyushya na ya myanda yose yaritsindagiye mu mubiri, ya pack irayikurura. Noneho ku buryo mu gitondo ushobora kuyikuraho rwose ukajya ku kazi wumva ufite imbaraga. Cyangwa se nkanjye uyirirwa hano ndi mwaya contents, nkirirwa ameze neza, kandi noneho nta na stress ugira. Iyo ukora exercise zirambura umubiri, nta stress accumulation ugira rwose, ntayo. Bya stress ziterwa n'ibitekerezo biba biri ahantu hamwe, ariko hano hari imisemburo y'ibyishimo za endorphin ziba ziyongera kubera gukora izo exercise. Ubwo rero na za dopamine, yose ni imisemburo igenda yiyongera kandi ituma mu mubiri wumva unezerewe, uguwe neza, bigashobora kurwanya imisemburo ituma umubiri ugubwa nabi, ariyo za cortisol na za epinephrine. Nubwo iyo misemburo nayo bikenewe ku rwego rwayo, ariko iyo misemburo myiza hano uba washoboye kuyiha uburyo bwo kwiyongera mu mubiri wawe, ukumva ugize akanyamuneza, ukumva unezerewe. Niyo wajya ibyo kurya bidahenze ariko byiza, birumvikana, bifite intungamubiri zijya kugaburira umubiri, wumva unezerewe, uguwe neza. Rero nka S Health Care CNM TV turabakunda, tuzakomeza, ntabwo tuzigera duhwema. Hari benshi bavuga ati ko aya ma exercise muhora musubiramo muhindaguranya, nibyo ntabwo dukomba gukura mu ruge, kuko ni intambara ikomeye kurwana n'uyu mubiri dufite. Kuko umubiri uba ushaka kugira ngo iryamire, iturize, igumira aho ngaho winyeganyega. Umubiri wumvise ibyo ukubwira ngo winyeganyega, nibwo uguhindukana ukatangira kukurya, ukicuza. Nawe uhimishe kuwukoresha exercise kugira ngo wirinde kurwara. Iyi ni S Healthcare CNM TV. Turabakunda.